Yo, what up, big boys and young girls nizera kandi hose muri mumeze fresh ibyatsari wowe uri iburasirazuba iburengera bwaryo amajyepfo amajyaruguru na hano katikati KGL turongeye turagarutse hano kuri BIU 250 nyita of course mbega mana we inshwi do buyo bamwita Monsieur BIU yo wara ngo ibintu by'urukundo nabyo ngo ujye ubishoboramo buriya mo gakeya ngibiki ibintu by'urukundo nyuma rero yuko muvuye muri mu byo nakwita struggle z'ubuzima zo kugira ngo wiyubake ntago nari nzi ko ufite icyana kimeze neza ndafite inyenyi ni Bunoresi sha ni Bunoresi ahagaze Bunoresi Nore wagwana umeze fresh umeze trebi cyane rwose wagwana tuvugisha ukuri wenda abakunzi ba BIU 250 bashobora kuba barakureba bakakubona mu myenda y'umuhondo bakakubonamo nk'umusazi bakabonamo ibintu bigiye bitandukanye abantu benshi ntabwo barazi kugira umutima wakunda gerageza urebe ubu mwana mu maso mubwira akajambo kamukuru kuryoshya inkuru gusa nyine ababizi neza barabizi ko rubura n'umusaza arasara akagwa ku ijambo ijambo urabona ko nariguyeho BIU mbeshye imana hano ubu n'Imana yanaguhana uramutse ubeshye gusa kuvugisha ko ntabwo byica umubano mukanyero warukoze hasi unyerutse ubuye ati umusaza aravuga ngo akagwa ku ijambo umusaza arasara akagwa ku ijambo wariguyeho ngo mwe nanjye urabona ko nyine namaze kurigwaho tuvugisha ukuri ijambo ryanjye hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo arya umugore yavuye mu rubavu rwande rwa Yuda oya umugore yavuye mu rubavu rw'umugabo rwa Adamu avukanaga na Yuda oya ntabwo yigeze avukana na Yuda ahubwo Adamu yari ikiremwa cy'Imana mu rubavu rwe havuyemo uwitwa Eva noneho Eva yashakanye na Adamu ntabwo yigeze bashakana barabanye noneho ari Adamu na Eva umugore ni ndubwo Eva niwe mugore ubwo uyu ni Eva wanjye noneho niyo bivuze ngo mu mbavu ze zose harimo urwanjye ubu ntariho ntiyabaho ubu utariho nabaho oya ntabwo bishoboka nose biya mu rugendo rwawe ko ejo bundi wari umerewe nabi wari umerewe nabi ku rwego rwo hejuru aho abanyarwanda batumvaga kuri n'umuntu dusangiza urugendo rutoya hagati n'uwo mwana w'umukobwa rwose mwahuye byagenze bite urugendo rwanyu kugira ngo mwihuze ubundi bajya bakunda kuvuga ngo nyuma y'ibibazo haba hari ibisubizo kandi by'umwihariko nyine iyo uri mu bibazo burya nibwo ibihe byiza biba ugiye kubigeramo urabona ko mu gihe ntari merewe neza mu gihe ntari nishimye urubavu rwanjye burya nawe rwanyuraga inyuma ya kamera rukaza kuvuga ati nyabone impore bivuga uko bivuga nacaga inyuma y'intebe nkamuhumuriza nkavuga ati baby shikama turi kumwe ngo shaki shikama turi kumwe urabyumva rero ni ibintu bitari byoroshye ariko buriya hari abantu benshi baba bazi ko uri kunyura muri struggle zitoroshye umuntu ananuka akarwara akaremba ariko hari kunyura mu bibazo ugataha mu bisubizo cyangwa ukirirwa mu bibazo ukarara mu bisubizo nubwo nyine wenda kurara hatararaga ariko yarahirirwaga so biya ku rugendo rwawe wenda nta bantu benshi ntabwo bari bazi ko bagira urukundo nta bantu benshi ntabwo bari bazi ko nawe wakwisanga mu rukundo uyu munsi nakaye gashyu dufitiye hari amakuru nari mfite ngo ni surprise uri bugire cyangwa turebwira abanyarwanda uko byagenda kose turaza kubimenyesha abanyarwanda kuko byanze bikunze hari umuntu bavuga ngo nyiramaso ntareba mu nyama sinzi nimba uwo mugani uzi nyiramaso ntareba mu nyama ubundi umuntu uzi ubwiza bw'inyama amenya izo atanatiriwe azirebamo kuzikoramo byo niba bihagije atanazirebye icyo nshatse kuvuga hari ibanga tubahishiye riri imbere mu minsi mike are you ready mu minsi mike cyane mu murenge abanyarwandakazi mube mwitegura ariko reka mbabwire bavandimwe ba BIU 250 cyangwa se bavandimwe ba BIU nyirizina hari ikintu abantu benshi bajya bibeshyaho
hari abantu bazi ngo buriya gusezerana n'umukobwa egare ko mukundana 100%. Sibyo? Oya ngo wiki? Nyine abantu bazi ko nyine iyo usezeranye n'umukobwa aba ari bwo uba uhamije neza ko mukunda. Nibyo koko wowe ni kubize? None se twakuze twumva gusezerana ni ukwemera ko mugiye kubana karamata. Hari ikintu nifuje kwibwirira abakunzi ba Biya 250. Hari ukuntu Kenzi nawe uze kubimbwira neza twumve nimba ari byo. Nge natuje. Watuje ntabwo wabyibana. Icyo nshaka kuvuga abakobwa benshi. Sibyo? Abakobwa benshi hari ukuntu nyine abasore tugaragara neza nkanjye of course. Urumva ndumwe mu basore bahagaze neza igihagararo cy'umusore wije ya igisobanuro cy'umusore zakabizweho. Urumva ndumwe mu basore ndumwe mu nzozi z'abakobwa benshi bamwe mu mujyi wa Kigali binyarugenge bose babifuza ati ko biyayu why ndumwe mu basore nyine buri wese bayifuza ko yamubera umugabo. Ariko bakirengagiza ikintu kimwe batazi. Hari umuntu ushobora kugukunda yumva akareba uko ugaragara akavuga ko byasa gusura umusore ko agaragara ashobora ko ari nakahagaze ku mufuka cyangwa ku ikofi. Urumva? Kuko cyane by'umwere bajya kuvuga ngo abasore b'i Kigali hari ukuntu bigaragaza nk'abantu batunze kandi nta kintu bafite mu by'ukuri. Icoco nico. Iyo ndebye ubona mpagaze nk'agaciro kangahe? K'amafaranga k'iki? Agaciro k'amafaranga nyumvuze kangahe nyine ni mu mibare tu. Shange nta gaciro nta kintu nyine nabona ngo ugereranya nacyo. Habe na kimwe. Nyine ukuntu nkubona like so nakubwira ngo iki kuko nta mafaranga numva naguha cyangwa yakugura. Sibyo? Niye kuntu ngufata nk'umuntu urenze mu buzima bwanjye. Wow. Bamwita Big Biyayo. Amfata nk'umuntu urenze mu buzima bwe. Ntagaro nagarukiye gusa naraharenze. Baraharenze. Nese biya ubu umwana w'umukobwa byaje tubwireho gastori umugakiye byagenze bite mwahuriye hehe? Abanyarwanda ubu kano kanya baramenya ko Biyayo atakiri single cyangwa ejo bundi hari ibintu bizerekanwa byanyabyo. No kuvuga ngo byanze bikunze baravuga ngo urukundo rushora aho rushatse kandi impani zigiye cyayo. Waje mu gihe gikwiye. Wow. Sinzabyibagirwa ko mu gihe cy'umwijima waje uri umucyo. Cyane. Mu bibazo nyabibazo uri igisubizo. Reka nkubwize ukuri. Urumva wahinduye ibintu byinshi. Nese uko bivuze kare ejo bundi uzababwira ibiki? Oya urumva ngiye nyine kukuvuga nka gutaka ntago ari ibintu zananira kuko bimporamo. Gusa hari igihe mba nkubona nkabona ari wowe rya juru bavugaga. Nge singufata nk'ijoro rya kabiri cyangwa nk'ijoro rishya kuko mbona warahozeho. Ikirenze kuri ibyo nyine bitewe n'ibyo waje uhindura muri nge zatumye ntekereza ko nyine hari ukuntu kera umuntu yavuga ngo nakugabira ngo nkakugabira inka nicyo kintu cya mbere bura ngo umuntu agabira undi cyane ukabona ko kugabiye ikintu cy'agaciro. Ariko nge ntabwo nzakugabira inka. Buriya umuhanga uzi byiza by'ikintu nge nakugabira igihugu cy'u Rwanda kuko nicyo gihugu cyiza ku isi njya mbona nyuma yuko nakugabiye umutima wanjye. Buriya igihugu cy'u Rwanda kikugabiye nkavuga ati ngiki ndakiguhaye. Hari ikindi kintu cyiza waba wumva wakenera kirenze igihugu cy'u Rwanda? Ntacyo pe. Kuko umutima wanjye wose nawumugabira pe kuko namaze we arawuhorana buri munsi. Ariko reka nkubwire uri isezerano rishya cyane. Njyewe ndi iki? Uri byose kuri njye. Biya nkubaza akabazo gatoya. Ni igiki cyatumye ukunda ukumvura maramaje kuvuga ati mubona huye nabo mubanyirukanka inyuma? Buriya naje gusanga mu cyayenge buriya narakurebaga urumva tuzana igihe kirekire urumva nkakureba nkabona ukuntu abantu benshi baguhamagara Biyayo turagukunda muri comment. Iyo ugize noneho byagera kuri TikTok nkabura igisubizo, byagera kuri social media zose nkavuga ndetse koko umukunzi wa Biyayo yabasa gute
tuvugisha ukuri umwanzuro cyangwa kumva ngo noneho nari ndi kwibaza umuntu nk'umusore uri kukureba kano kanya uri kwishimira iterambere ryawe uri kureba kano kanya ahantu wari uvuye aho ugeze kano kanya akavuga nta hantu yavuye n'aho ari kano kanya harashimishije umwana w'umukobwa byagenze bite kugira ngo wisange muri feruje mu gifaransa baravuga ngo quand tu rencontres l'amour de ta vie le temps s'arrête. Oui. Urumva uvuze ngo iki? Ndavuze ngo lorsque tu rencontres l'amour de ta vie le temps s'arrête. Igihe cyawe kugira ngo feruje yawe ihagarare nibyo nanjye gusa ni igiki cyagukuriye kuri uyu mwana w'umukobwa? La pro de ko abakurikiye biyayo tufite bashaka kuba batumva igifaransa cyane kandi kugishyiramo ikintu cyankubiye by'umwihariko ngo aryo kuvuga ngo la pro de oui sorry ntago bizamo mu gifaransa urumva ntago byo nabivuga cyane kuko abakunzi bawe biyayo ni gute wisanze muri feruje muri champ de bataille y'umwana w'umukobwa? urumva nyine nanjye niyo mpamvu nakubwiye ngo sinzi nimba wabyumvishe nabwiye ngo nyine urukundo ruzigiye rushakiye urumva uyu nguyu yasanze ndi muri feruje harimo ibara ry'umutuku aremera yatsi icyatsi kibisi ku bwanjye ntabwo umuntu wakitanga bingana gutyo ushobora kuvuga ngo hari ikindi kintu wamurutisha abasobanuye byinshi kuri wowe by'umwihariko nawe ngira ngo nk'uko ubibona aramurika shaka bisa mu bantu bambara bakaberwa ushobora kugenda ugashyira ababyeyi bakavuga ati ngo uyu ubona akunze ngo uyu ubona ahisemo uruta abandi abantu mu byaha bakavuga ati rwose ubundi papa niwe wambwiye ijambo rimwe umunsi wa mbere abona ifoto ye ataramubona amaso ku maso ati ni wesha yarambwira ati wacyana urareba uri nka so nanjye nza kuba ntarashatse nyoko uyu mukobwa nakamukunze sinzi ni muri kumva icyo kintu cyo kirumvikana cyane angana nyoko urumva umukobwa angana nyoko iryo jambo uraryumva gisa kubwiye ngo umukobwa umugore wawe angana nyoko yewe bivuze ati nyine uri nka so neza urateye ikirenge mu cyaso bivuze ngo nyine nawe ari mu bantu babyara bisore byiza nka bya biyayo rukundo rw'abandi niwe ngiye kubaza yego nta kibazo niko wowe feruje yawe yahagaze ite kugira ngo mwakize nk'uko nyir'ubwite abyivugiye ngo waraje mu buzima bwe ngo watse icyatsi we yarari muri feruje wagendeye kuki? Ni igiki cyagukuriye kuri biyayo? Ni igiki cyagukuriye ku dukoryo twinshi yagiye agukorera? Ni umuntu usetsa cyane, ni umuntu utebya, ni umuntu ntarabona n'umunsi wari mu iyo sura yabangamye. Wowe wisanze ute muri feruje? Ni igiki wagendeyeho? Okay. Nyine nk'uko mubona biyayo abantu benshi bamuziho ibintu byo gusetsa gutera nyine ibintu by'amastori cyane ariko nyine hari uruhande bwite biyayo mutamuziho ari rwo njye namukondeye biyayo duhura bwa mbere so nabivuga ngo yaje nyine nka marayika mbega niko nakubwira marayika murinzi cyane birazamutse mu mutima numva yaje nka marayika nyine mbega cya kintu kiza mu buzima bwawe bivuze ngo yabaye complete yaraje arakuzuza sana ikintu cyatumye rero yuzura ni igiki kuko hari abantu benshi uramariza muri iki gihe imitoma ntabwo ikigezweho iyo umuntu avuze ati ngo tera amour de ma vie ngo sinabaho nakubonye ejo bundi nkabona murashwanye kandi nkabona ubuzima bwawe burakomeza koko wowe ni igiki yujuje mu buzima bwawe ukavuga ati biyayo cyakoza akagadomo naburaga niyo ngiye kugashyiraho? njye nari umuntu mu buzima bwanjye utizera ibintu by'urukundo nyine numvaga urukundo numva ni ibintu biri aho bisanzwe nyine tu kuko nta munsi nari narigeze ngira urukundo nk'urwo mfite ubu rero icyo kintu nari mfite mu buzima bwanjye yaraje arakima ibintu byinshi nizeraga mu rukundo nabibonye kuri biyayo ibyo bintu ni ibiki ko dufite amatsiko yo kubimenya? Ese waba warakurikiye ako gasura? Waba warakurikiye uburyo yigaragura? Waba warakurikiye ese ni irihe jambo yakubwiye ukumva nyine afite urwunyunyu, afite ka kadomo? njye nkubeshye ngo nakuriwe n'amagambo cyangwa isura cyangwa iki nta nkubeshye cyokora nibagiwe nanone ko ikintu cya mbere kibanza kugukurura
fizikare y'umuntu icyo ni icya mbere icya kabiri uko umuntu akwiyeretse yego njye rero ukuntu biyayu icya mbere cyangwa yego ni fizikare ariko nza gutungurwa no gusanga bya bintu byinshi nari narabuze arabifite yasande ka romantique bebe humura ibyiza biri imbere nta naho bizajya ndacyagufitiye byinshi kandi ntabwo uzarira ku bwanjye nakuri kandi niyo wanarira urumva hari ukwira amarira y'ibyishimo atarayagahinda bebe umva nturirukanga guhora kandi ngukundi hogoza nzakujyana ku kagezi kamwe gasuma kagurureze yishengewe mwiza wanjye n'inyenyeri z'ijuru zarashe zose ukoga nzazigutura baby izihirwe rukundo shengewe mwiza wanjye. urakoze cyane nk'uko nyine wabimbajije ntabwo najyaga nizira mu bintu by'urukundo nk'uko nabikubwiye kuko akenshi ni amahirwe nabigiragamo wasangaga iyo mbigiyemo ari agahinda iki amarira iki ariko ubu ntabwo nyirira amarira y'agahinda sigendera y'ibyishimo bivuze ngo anytime ugira uri kumwe na biyayu ntabwo warakara ntiwazinga umunya uhora tujuru ukanwa kawe cyangwa umunwa hariho icyo bita ngo ni Nike cyane urumva ko nyine ngiye nicyo kintu nakundiye sinzi uko namuvuga kuko nyine asobanuye byinshi basi baby reka mubwire basi bwari mwe gusaba akantu nta kibazo njyewe ufite byinshi ngukundira ariko iyo mvugisha mba numva ijwi ryawe ritava mu matwi yanjye ndetse n'iyo nkubikiriye akomeza rigacengera nkumva nakomeza nkaryumva bigatuma ngira inzozi hari akarimbo k'urukundo uzi wumva wandirimbira nk'umuntu nkunda kandi ubuse ko numva ariko nta kibazo nagerageza mbabarira n'ukuri mba numva akajwi kawe gafite ukuntu kagenda nkumva kari kugenda kanshenya nkavuga ati wow sibyo sinzi nibyo nawe rega ushobora kuba wakumva ukagakunda uyu ni umwe mu bantu ushobora gukunda utamuzi utaramubona urumva ukavuga ati uyu mwana afite ukuntu si ukuba shekinga gusa aranamurika nibyo muraza kunyihagana ntabwo nzi kuririmba neza ariko ndagerageza gerega sama akabya nk'ujuru reka da njye sinjya mbeshya ngo baze abanzi bakumbwira uko nteye cya gihe wabonaga nkonje na kimwe byari urukundo gusa n'ahantu na hamwe nahera wow bayita a very beautiful couple ya biyayu njye nangije ko kwita big biyayu abantu benshi bazatungurwa hano ku ibintu bizajya bigenda bitambuka kuri biyayu 250 of course cyakoze reka mubwira abantu benshi bazatungurwa no kubona nta bantu benshi bibazaga uburyo ki uri biyayu benshi nkabona muri comment baragutuka ngo we biyayu warayayutse njye mfite amatsiko yo kureba comment za kino kiganiro biya urukundo rwawe watubwiye impamvu warukunze watweretse urugendo waciyemo byose kandi hano kuri biya 250 birahari biranagaragara nayo mfite akandi kabazo kamwe konyine kugira ngo wenda n'undi musore wumva ushaka kuba yatera ikirenge mu cyawe njya mbona benshi baguhamagara muri contact tuyihangane turifuza buno bufasha n'iki njya mbibona muri comment cyangwa no muri contact za buri munsi biya urukundo rwawe iyo ururebye ni akahe gahinda kakubabaza uramutse uhuye nawe ari kumwe n'undi muntu ni igiki cyagushengura buriya ikintu cyonyine nzi mu mateka ubundi mu rukundo haba ikintu bita kwizerana kandi kenshi baravuga ngo umuntu ukunda nawe iyo agukunda ntuterwa ubwoba n'ibiza bimushagara ka wa mugani ngo uw'Imana igize gute uw'Imana ahaye umugisha
ngo icyo Imana yifatanyije ntawe ushobora kugitandukanya. Yego. Yego. Njyewe magingo aya ngaya niyo ntasanga ari kumwe n'undi muntu ntabwo mbizi neza niba bari kumwe bari mu kuganira ibijyanye n'urukundo kuko ntabwo ko umukobwa ari kuganira n'umuhungu ntabwo bisobanuye ko bari gukundana, ko umuhungu ari kumwe n'umukobwa ntabwo bisobanuye ko bari gukundana, bashobora kuba bari kuganira ibijyanye na bizinesi cyangwa se n'inshuti ye bisanzwe baseka baganira. Hari ukuntu bumva ko abatipe benshi niko navuga ariko n'abakobwa niko bateye, nta n'umwe wishimira umukunzi ko yasura undi muntu. Tubari nimba uri umutipe kujya gusura undi mukobwa, umukobwa yamaze gukubona bagiye nko kuri geto y'undi musore cyangwa wamusuye aho atuye ariho hose, atayimagina ko byanze bikunze nyine kwaje kwapura byabaye, bafite ibindi bapanga birenzeho. Ariko ngende umwe mu bantu bizera kandi nkizera mu rukundo. Ubundi ngiye nkunda kuvuga ko ndi umwe na Judy, umukobwa witwa Judy, sinzi nimba muzi umu influencer. Judy bajya bavuga ngo akundana na Kimenyi. Ura n'umwe mu bakobwa bashobora kuba baratangiye isobanuro cy'urukundo. Ruvuga ngo ngewe ntabwo nizera ko nyine ngiye nizera ko umukobwa nizera ko umukobwa ugukunda igihe icyo ari cyo cyose ibyo yacamo byose ataguhemukira, kandi niyo yakoze ikosa nkibanga ajya wenyine nta wundi muntu bari kumwe, umutima w'umucira urubanza akaba yumva yabihindura. Ntabwo ngiye rero naza kumuhindura, gusa icyo nzi cyo nuko nizeye umutima we, wizeye umutima we ndetse no kuri kuva muri we. Urukundo rwa bi, ubwo ni urukundo rwa bi, rukundo bi. Uramutse uhuye na biyayu buriya nuko abantu benshi batabizi, ari mu bantu bagira icyo bita attirance, bagira icyo bita urukuruzi. Nje mbere ntabwo nabonaga nyine ari ibintu biri aho ngaho, nkabona nyine barankunda. Nukuri for hari igihe nyine nabibonaga nkabona ngira ngo nugutebya, kuko biyayu ari mu bantu utamenya which side bahagazemo, gusa nyine umwegera ukamumenya ukamwegera mukaba inshuti, ugenda umuvumburamo gake. Uramutse ubonye yitaba telefone, kuko ari mu bantu bahamagarwa cyane, nge ubwanjye nge narumiwe, ari mu bantu telefone yihamagarwa cyane. Uramutse ufashe telefone, kuko abohereza udutima bo ni 100%, benshi cyane, wowe ntago ufitemo ka kantu k'ifu y'igitarama, ntago uja ufuhaga. Oya, icyo gihe mfushye nanone nawe nivanze mu kazi. Wabivanze mu kazi. So urukundo rwawe uzarutandukanya ute n'umutima w'akazi wabiya yuko ari umuntu ukundwa n'igitsina gore cyane? Kuko mwizera bihagije. Nicyo gituma nashobora nyine kuba nabikomeza, ngo bamuhaye udutima yahamagawe. Kuko akazi akora ndakazi, iya ngezeho tayi mama ndayizi, ukuntu anyitaho, nyine urukundo anyereka, ntabwo ari ibintu byatuma ngira ikintu mwishishaho ngo ibi n'ibi. Hari abantu benshi batungurwa no kubona ko exposinga kapo kuri social media, bamwe bakavuga ndi ibi bintu none se uko ko bari abantu barakundana bya nyabyo. Tuvugisha ukuri, ibiyayu ndongeye ndabikubajije, umuntu bita biyayu wamukundiye iki kigaragara? Ubwo niba ngo ugiye kuvuga n'abandi barimenyereho kugira ngo wenda competition nabo bayigemo. Nkunda kunda umusoro udasanzwe. Oya, neze kugiye kubivuga kandi nyirubwite mama yake ntabwo nsanzwe. Mama yake reka dusubize. Abantu benshi bafite uburyo bundi bamubona cyangwa bamufata, ariko kuri nge nababwiye ko ni umuntu udasanzwe mu buzima bwanjye, ndamukunda kandi cyane. Ikirenze ubwo sinzi yaba ari amatiku, ndamukunda cyane. Wow. Nanjye shuna yenda reka mubwire mbere yuko tumenyana dukundana, ndumwe mu bantu bizera ko buri gihe cyose umukobwa wuje imyaka 18 iyo uje kumuteretara yujuje ari kuyirenza, abafite abandi bamuterese kandi cyangwa se bakundana. Sibyo? Akobura naje ufite nk'abagisi bangahe? Hano tugiye kujya mu kandi gace bita the truth or die. Wowe ntugire ikibazo bebe, umva. Nawe uraza kumubaza umubaze tuvugisha ukuri. Ko tugiye ku oya buretse nkubwire. Ndabona utangiye kubitinya. Oya sinzarebe ibyo waciyemo bibi.
abahungu bose wahuye nabo sinzabireba nzaha agaciro uburyo unkunze muri aka kanya. Abasore naje baba egisi bawe ni bangahe? Naje ari bangahe bahavuye? kuva ryari isubira kuva aho nangiye gukundana cyangwa kuva Oya. na nyuma y'imyaka nk'itatu cyangwa ine? Oya. Ntabwo ibyo byose izo details zose urumva twazinjiramo. Urumva nyine icyo nshatse kuvuga. Izo tuzinjiyemo twarengera. Urumva nyine hari ikintu bita badavuga ngo urukundo rushobora rushatse kandi urukundo nyarwo ruza mu gihe gikwiye. Subize. Urumva ngiye najyamba nkumenyeshe ko ubu ngubu kuva namenyana nawe ikintu kijyanye n'aba boyfriend byararangiye. Ibyo bijyanye n'aba ex byararangiye. N'aba boyfriend n'imvuze n'aba girlfriend. Urumva kijyanye n'aba girlfriend naragikemuye, bijyanye n'aba ex naragikemuye. Ubu byararangiye. Urumva pana byanje uvuga ngo ngurane mu ex. Urumva mbese ni full package ubu naranguriye rimwe. Urumva ikibazo ko gikorera aba ex si umuntu nka bangahera sha ndumva nta n'umwe byanyabyo cyane pe agatima karacyari vierge cyane. sinzi ni muri kumva agatima ka vierge. njya numva kera rwose nta mu ex n'umwe. njye kera gusa ngewe uraza kunyihanganira. Gusa ngewe uraza kunyihanganira kuko ibijyanye n'aba ex byo niyo mari nibyo bintu byinshi ndabona narigeze ntunga mu buzima. biya uravuze ngo kuva wakavuka turamutse dukoze icyo bita lisite y'amapantaro wakwanika kuva no kugera naharenga warenga. Ndi umwe mu basore bavukanye igikundiro. Urumva ntabwo kandi ntabwo wagipfushije ubusa. ntabwo nagipfushije ubusa. Urumva nakibyaje umusaruro uko byari bikwiye. ariko akabe gaseka nk'akeza. Urabizi neza ko wari umukuru. Uyu muntu ukunda buri mubwiza ukuri nta guca ku ruhande. Ntabwo njya kwivuga kuri kamera atarabimwe. Ndi umwe mu bantu bavukanye igikundiro. Igikundo nahawe sinagipfushije ubusa nakibyaje umusaruro. Urumva buri muntu wese wagerageje kunkunda nanjye naramwegereye. Mwereka urukundo n'impamvu agomba kunkunda. Mwereka buri gishoboka cyo kugira ngo akomeze kunkunda. Urumva wereka abanyarwandakazi ko nanjye oya oya uzi impamvu se nkubwira gutyo. Ngewe urabizi nge ntakubeshye pe. Igihugu cyose kirankunda. Afrika yose irankunda, isi yose irankunda. Ikintu bankundiye rero nta kindi. Mfite ukuntu mbaho ibyishimo. Urumva mu kazi kanjye byatumye nanjye mpita mbakunda nkuko bikwiye. Nkomeza kubahata cya gikundo cyo kujya bose batajyana mwumvaho. Uyu munsi wa none mukomeze mu ndebe kandi mu nkunde kuko ibyo mwankundiye mbere n'ubu ngubu ndacyabirimo ndacyakomeza kubibahereza. Sibyo? So yigato mubaza akabazo. Ibyishimo ha abanyarwanda cyangwa abanyarwandakazi n'ibyishimo ha girlfriend wawe bitandukaniye he? Oya urumva ibya girlfriend byo n'umwihariko. Ese twari tuyikuba ex ukavuga ati impamvu ufite aba ex benshi nyine ukundwa n'abantu benshi. Impamvu nari mbivuze urabizi impamvu zemo ijambo aba ex impano izigihe cyayo. Uyu munsi wa none nta hiti imara igihe cyose. Mba ndi kuri hiti uyu munsi ejo akavuka undi mwana. Icyo gihe rero abo bagiye kumureba abari aba ex banjye. Urumva ntabwo nzahora ndi umukomediye. Oya urumva nimva muri komedi rero akavuka undi mwana w'umukomediye nabo bazagenda bamukunde nkuko bankundaga. Ariko wewe bijyanye n'urukundo rwanjye nawe nyine urukundo rwacu ruri seriye rutandukanye n'urwo navugaga. Ese biya tuvugisha ukuri. Uzi ko hari igihe umuntu ashaka kukureba akavuga ati se buriya ni ryari wenda biyayo yaba seriye. Reba umukunzi wawe mu maso umubwira ijambo rikuvuye mu mutima bukano kanya tuvugana. Icyo uri kwiyumvamo bukano kanya uriyumva kuba muri kumwe bukano kanya. Nawe rande bareka agira icyo ambwira. Yego okay kuko noneho n'ibintu byoroshye two n'utumubwira buri munsi ntago ari ibintu byo kwitwa utwo tuntu turoroshye ariko ndashaka kugira ngo abanyarwanda bazareba kino kiganiro barebe kuko buri gihe urusetsa abantu. Urumva ntago biragoye kuba bavuga ati noneho se buriya biyayo iriya ntago ari prank. Biragoye kuba noneho bukano kanya bavuga ati noneho biyayo bashobora kuba ari serious somehow. Ejo bundi tuzanamushyigikira najya gutera ivi cyangwa agatera igikwe
tuzamushyigikire biya imvamutima yawe ubu kano kanya tuvugana. bebe reka mubwire ikintu kimwe bikubwire nkureba mu maso n'abari kuri bya YouTube 50 bose bari kundeba ntago ari ibanga kuko ngiye byo nkubwira n'ubundi ntago ari byo nishakamo n'ibintu bindimo biva mu mvamutima zanjye n'amukuri kwanjye sibyo tuzangireho impungenge untekerezeho bitandukanye n'uwundi we kuko ngiye umutima wanjye utera utekereza wowe buri udahari ntabwo byakunda uri umwari wowe ufashe udakoresheje inzobe uri ishingiro ry'ishema n'ibyishimo byawo urwo ngukunda rurarenze nta n'undi warubonaho nukuri uri umwari mwiza umbereye uri umwari waryoheye kuvaho nakuboneye wantwaye uruhu n'uruhande mpasigira n'igipande uramfite wese nuko ntakubeshya abandi bari bose ni stress ntungireho ikibazo cyangwa impungenge ntabwo nzaguha urukundo nk'urwo muri filime kuko burya baribeshya ntujya rurenza isaha n'igice ngiye ntabwo nzaguha urukundo nk'urwo muri filime nzagukunda bihoraho kandi biramba. Wow, bizana no mwabyumvise cyakunda yakubwiye pe niko kuri ku mutima wanjye mwese nyirizwa mwandikira mumutesha umutwe koro ya buri kanya nizere ko uyu munsi abaye ukuri kwa nyabo. ni ukuri pe nyine nimba ajya n'ababeshya Nkomeze abarukundo rwo mbabeshye. muri filime ubwo abandi mbeshya mbarwo muri filime n'urwo muri filime ariko ntago ngiye ntabwo nkunda kubeshya ati urwo ijambo ndagukunda ni ijambo ntajya mbeshya iyo mbwiye ko ngukunda mbagukunda urumva wenda sinakubwira ngo iyo mbwiye ko nkwanga kuko ngiye mbabarira vuba nkwanze nahita nongera nkakubwira ngo nkwanze nakubwira ati ndakubabariye urumva ntabwo ijambo ndakwanga sinya ndikoresha. Wow, hano kuri BIA 250 hano kuri BIA 250 next move bitega iki? Oh yes. Oh yes. Ase murabizi ko muri kuri kamera man. Sorry. Abakunzi ba BIA 250 ubagaragarije urukundo rwawe. Urukundo rubi. Hano tuzajya tukwita ngo rukundo bi. Ariko reka mbanze nibariza abakunzi banjye ba BIA 250. Ubundi ku bahanga mu bijyanye n'urukundo urumva nyine njya numva urukundo nkumva urukundo ni ikintu kigari kandi kirekire gisaba intambwe nyine gikenera step nyinshi. Umuntu ufata umutima akawuguhereza nawe ugafata wawe ukawumuha abaguha ikintu cy'agaciro mu buzima udashobora gusangana undi muntu yaguha na kwa kundi wumva bakire bahe n'abahe nyine bose ushobora kukuremera ibintu byose byagundira ubuzima ariko nta muntu wagukunda kuri wewe yaguha umutima. Bivuze ngo nta mafaranga wabona wakwishyura icyo bita ikiguzi urukundo wakunda undi muntu. Yego nicyo bishatse kuvuga. So niyo mpamvu nanjye nakubaje ngo abakunzi ba BIA 250 ni ryari bazamenya kuri serious imvamutima zawe ndetse n'umukunzi wawe rukundo bi muri kumwanga ko muzakomeza kubiba imbuto z'urukundo hano kuri BIA 250? Igihe bazamenya ko ndi serious icyo igihe ni iki? Igihe ni iki ngiki ntabwo ari ikindi gihe bazanyura gutegereza kuko urumva uyu munsi wa none dusozamo gakeya. Umaze iminsi uri guterwa amabuye hirya no hino, umukunzi wawe yarabimenye? Rukundo B warabimenye cyane gusa baragira ikibazo nkabiyoberwa. Urabona ko wamufashije kugira ngo atuze, umufasha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko mu by'ukuri aha ngaha urabona noneho yagarukanye isura nshyashya, agarukana icyo bita umucyo, arangije noneho agarukana n'urukundo rwe rwa nyarwo. Siko bimeze? Nizere neza ko abantu bose bari kureba kino kiganiro bazishima cyane cyane kuko ntawe utakwishimira iterambere rya BIA ejo bundi, bazabatamo n'iki ibintu bigende neza. Bwira akajambo gatoya kuba uyu munsi wemeye kuza no kuri kamera za BIA 250, ugira akajambo kamwe k'imva mutima ubwira BIA. Bwira BIA siko mara tumubwira twinshi, umureba mu maso ukagira Imana winshwe Imana anshube, ko mara tumubwira twinshi cyane none kamubwire n'abakunzi be none bamureba babandi bateraga amabuye bavuga ati turi kujaga turakubonaga, twari twaraburanaga gamwa ariko turi kujaga turakubonaga.
gira akantu umureba mu maso gake Ikintu gake nabwira ya disi abanyarwandakazi umureba mu maso disi mana inshwi ayiwowe ikintu nababwira cyo bizeza ko cyabiyayo kirapfuye mana we inshwi we biyoze ko nahenze kugira isoni bro buto wamuteye imitobe ntiyagira isoni ariko ubu bagiye kugutera imitobe ntigize isoni ngaho mana imitoma we kandi nyimutera buri munsi Wow. ntabwo yamutera isoni. ngaho se sha twagiye Okay, ikintu nababwira cyo mbizeza nuko bya iwanyu mukunda kandi nzahora mukunda ayiwe nzahora mwitaho birenze uko mubitekereza ayiwe yaba mu byiza cyangwa mu bibi imagine ko ndahiye can you imagine biyayo avuye ku isi ageze mu ijuru ry'abandi biya amahoro are you good cyangwa nongeye mvuge ngo wara big boys and Wara, big boy.